bavandimwe, noheli nziza kuri mwese n'abandi bose. Noheli nziza. Noheli ni umunsi ukomeye w'amateka, ndetse noheli niyo amateka aheraho mu kubara imyaka. Amateka ya mbere ya noheli tubara dusubira inyuma. Umwami Dawudi yabayeho imyaka 1040 mbere y'ivuka rya Yezu. Salomoni yabayeho imyaka 970 mbere y'ivuka rya Yezu. Nyuma y'ivuka rya Yezu kuva kuri noheli, ubu turi mu mwaka 2024 tuganisha mwaka 2025, ari nayo yubile turi mu kwinjiramo nyuma y'ivuka rya Yezu umukiza. Rero bitugaragariza ukuntu noheli twizihiza ari umunsi ukomeye w'amateka. Ni umunsi ushingiye ku kwemera kwa Gikristo. Umukristo ni umuntu wemera ko Imana yigize umuntu muri Yezu Kristo, ariwe twizihiza wavutse kuri noheli. Umuremyi w'ijuru n'isi yigize umuntu avuka mu bantu. Ibi rero byazamuye muntu mu ntera, bimuha agaciro gakomeye n'icyubahiro, kuko yasangijwe kamere Mana. Imana yongeye kurema muntu, imugira mushya, imusangiza ku buzima bwayo. Uyu munsi bari warahanuwe n'abahanuzi mu bihe binyuranye. Twumvise umuhanuzi Izayi agira ati, abantu bagendaga mu mwijima babonye urumuri nyamwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'icuraburindi, urumuri rwabarasiyeho, wabagwirije ineza, wasakazamo ibyishimo, kuko umwana yatuvukiye, twahawe umuhungu. Ahawe izina umujyanama w'agatangaza, Imana idahangarwa, umubyeyi iteka, n'umwami w'amahoro. Kimwe mu bintu bikomeye biranga noheli ni urumuri. Murabona aya matara, urumuri ubundi tutabona buri cyumweru. Hirya no hino mu ngo zacu, mu mujyi wa Kigali, turabona imitako myiza ya noheli, imitako y'urumuri rwa noheli. Yezu Kristo watuvukiye rero n'urumuri rw'isi, nk'uko yari yarabihanuwe, byari byarahanuwe. Mu buzima bwacu tuzi akamaro k'urumuri. Mu mwijima umuntu yikanga uwo bahuye wese, akikanga ko ari umujura, ko ari umurozi, umucuraguzi, ko ari umuhotozi cyangwa se n'undi mugira nabi, ku buryo avuga ati nantanga cyangwa akandusha amaboko aranyica, akamutanga cyangwa agahunga. Hari umubyeyi wigeze kwihekura umuhungu we, yari umuntu ukubagana, usohoka atabivuze, mu gicuku yabuze ibitotsi, afata akayaga, abona umuntu uri mukurira irembo. Aravuga ati ndatewe, ntabwo ndi butegereze ko antera, ndamutanga. Aramurasha, arihekuye. Umwijima rero nicyo ngicyo, nuko mu mwijima umuntu wese muhuye cyangwa icyo ubonye urakikanga, niyo yaba ari umuvandimwe. Abakora ibibi byose bitwikira umwijima, abajura, abarozi, abasambanyi n'abicanyi bose bitwikira
umwijima y'amatara avuyeho mu mujyi munini, abantu benshi baribwa, baraterwa bagakomereka, bakicwa, abagore bagafatwa ku ngufu kubera umwijima ubuze gatoya. Noheli rero n'urumuri rucyaha umwijima, ibi bigatera ibyishimo, umuntu akumva afite umutekano, yishimye agenda habona, n'uwo bahuye akamumenya ko ari inshuti, bagahoberana. Iyo abantu bari mu mwijima urumuri rukaza bari ibyishimo. Nibyo byishimo rero by'urumuri rwa Noheli n'umuhanuzi Izayi yahanuye ati abantu bagendaga mu mwijima babonye urumuri, impamvu y'ibyishimo bikomeye. Igihe Yosefu na Mariya bari bagiye ku ivuko i Betelehemu kwibaruza nk'uko itegeko ryari bivugaga, bwije bashatse icumbi rikwiye mu mujyi bararibura, bakirwa n'abashumba mu kiraro cy'amatungo. Iryo joro umwana Yezu aravuka, bamusasira mu kavure amatungo ariramo. Muri ako karere hari abashumba barariraga amatungo yabo ku gasozi, nuko umumarayika wa Nyagasani abahagarara iruhande, ikuzo rya Nyagasani ribasesekazaho urumuri, maze bashya ubwoba. Marayika arababwira ati mwigira ubwoba, kuko mbazaniye inkuru nziza ikomeye cyane izashimisha umuryango wose. None mu mujyi wa Dawudi mwavukishije umukiza, ari we Kristo Nyagasani. Nuko ako kanya inteko y'ingabo zo mu ijuru yifatanya na wa mumarayika basingiza Imana bavuga bati Imana nikuzwe mu bushorishori bw'ijuru, no munsi abantu ikunda bahorane amahoro. Betelehemu yari mu mwijima, Yezu avuka, mwene nyirijuru ahavukiye, ijuru rikingukira hejuru yabo, urumuri rw'ijuru basesekara. Ijoro riba nk'amanywa y'ihangu, kuko Yesu n'urumuri rumurikira abantu bakabona ko ari abavandimwe, basangiye umubyeyi Imana Data. Yesu yatumwe no kuduhishurira urukundo rw'Imana, ibi bigatuma tubona ko turi abavandimwe bafite umubyeyi umwe, Imana Data uduhuza. Niyo mpamvu rero Yezu ari n'umwami w'amahoro, kuko iyo abantu bamenye ko ari abavandimwe bakabana kivandimwe, amahoro araganza. Yaje kutubumbira muri uwo muryango umwe, amahanga yose, indimi zose, kugira ngo singiza Imana ihabwe ikuzo, kandi umukiro n'amahoro natwe bitaha iwacu. Nk'uko abamarayika babiririmbaga bati Imana nisingizwe mu ijuru, no munsi abantu ikunda bagira amahoro. Muri batisimu natwe twahawe urumuri rwa Kristo ngo tube abana b'urumuri. Iyo umuntu afite urumuri aho ari, amurikira abandi, kandi nabo tubakongereza amatara yabo, nabo babe urumuri, gutyo urumuri rwa Kristo rukwire ku isi yose. Muri iki gihe usanga intambara n'amakimbirane byinshi mu ngo, mu duturanye, mu dukorana, intambara zirota hagati y'ibihugu. Ibi byose ni umwijima. Iyo abantu bamurikiwe na Kristo bakamenya ko ari abavandimwe, ntacyo baba bapfa, ahubwo babana neza, bakuzuzanya mu mpano zinyuranye bafite, bose bakishima bakabaho neza. Iyo korali irimba, turashimira korali do Kigali,
ejo bundi mu gitaramo cya Noheli iyo abaririmbyi baririmba baba bafite amajwi atandukanye, harimo abagabo n'abagore bafite amajwi anyuranye buri umwe, ibicurangisho bifite amajwi atandukanye, inanga, ingoma, gitari n'ibindi, ariko byose bigahuriza hamwe bikuzuzanya mu budasa bwabyo, bikabyara umuziki mwiza ari abaririmbyi bishimira bakizihiza, ari natwe tubateze amatwi tukishima tukizihirwa, ukabona ibyishimo no kwizihirwa byo kunga ubumwe no kuzuzanya, aho kugira ngo abantu bapfe ibibatandukanya n'ubudasa, aho kugira ngo bibe ikibazo, ahubwo ubudasa bukaba ubwiza, bukaba imbaraga n'ibyishimo. Mutagatifu Pawulo rero ati mwe gutwarwa n'irari ry'iby'isi, ari byo bikurura umuntu mu mwijima, kugira ngo guhera ubu ngubu tubeho turangwa n'ubwitonzi n'ubutungane n'ubusabaniramana, gutyo abantu babane mu mahoro n'ibyishimo bayobowe n'urumuri rwa Kristo, bayobowe n'Imana itubumbira mu bumwe nk'abavandimwe. Abavandimwe rero twakire inkuru nziza Noheli, tuba abana b'urumuri. Noheli nziza kuri mwese n'abanyu bose, Noheli nziza.